Mu mategeko Imana yahaye Abayisiraheli binyuze kuri Mose, hari gahunda yihariye yagombaga gutuma igihugu kibaho mu butabera, mu bwisanzure no mu busabane bwuzuye hagati y'abantu n'Imana. Iyi gahunda yitwaga Yubile, ikaba yarizihizwaga buri mwaka wa 50 igatangizwa n'umunsi w'impongano. Yubile ntiyari umunsi usanzwe, yari sisiteme y'ubuzima. Imbata zarabohorwaga, imyenda igakurwaho, ubutaka bugasubizwa bene bwo. Ariko se Abayahudi bigeze bubahiriza Yubile nk'uko byari byarategetswe? Igisubizo gishingiye ku mateka n'inyandiko za Bibiliya ni uko batigeze bayubahiriza, ndetse hari ibimenyetso byinshi byerekana ko bayirengagije burundu. Tubahaye ikaze mu gice cya kabiri ku kumenya niba barubahirije Yubile cyangwa se batarayubahirije. Mu gice cya mbere twasesenguye neza amategeko ya Yubile nk'uko yanditswe muri Bibiliya, by'umwihariko mu gitabo cy'Abalewi igice cya 25. Twabonye ko Yubile yari umwaka udasanzwe cyane mu mateka y'Abayahudi. Mu by'ukuri iyo Yubile iba yarubahirijwe uko byategetswe, yari kuba gahunda itangaje cyane mu mateka y'isi, yagaragazaga ubutabera, uburinganire n'imbabazi by'Imana. Iyo dusomye amateka y'Abayahudi haba muri Bibiliya cyangwa mu nyandiko z'amateka, tuhasanga ibintu bikomeye cyane. Nta hantu na hamwe havuga neza ko Yubile yigeze kwizihizwa uko amategeko abitegeka. Amategeko ya Yubile yasabaga ibintu bikomeye cyane ku bantu, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'Abalewi 25. Gusubiza ubutaka bwose bwari bwaragurishijwe, kurekura imbata zose nta kiguzi, kutagira icyo bahinga cyose muri uwo mwaka, kwizera ko Imana izabaha ibyo kurya bihagije. Ibi byose byari bigoye cyane mu buzima busanzwe. Tekereza umuntu wari waraguze ubutaka bwiza akabukoresha imyaka myinshi, hanyuma mu mwaka wa 50 agategekwa kubusubiza bwose. Cyangwa umuntu ufite imbata yaguze ngo zimufashe mu kazi ke ka buri munsi, agategekwa kuzirekura burundu. Ibi byasabaga ukwizera gukomeye cyane, umutima wo kumvira Imana mu buryo bwuzuye no kwitandukanya n'inyungu z'isi. Niyo mpamvu ibi byari bigoye cyane ku buryo byashoboraga kutubahirizwa mu miterere ya muntu isanganwe kamere yikunda. Nta nyandiko y'amateka igaragaza ko Yubile yigeze kwizihizwa. Iyo dusomye muri Bibiliya Abalewi igice cya 26:32 haranditse hati: nzahindura igihugu cyanyu amatongo, bitangaza ababisha banyu bagituyemo. Namwe nzabatataniriza mu mahanga, mbakurikirane nkuye inkota. Igihugu cyanyu kizaba amatongo, imidugudu yanyu izaba imisaka. Icyo gihe igihugu kizabona kwishimira amasabato yacyo kikiri amatongo, namwe mukiri mu gihugu cy'ababisha banyu. Ubwo nibwo igihugu kizaruhuka cyishimira amasabato yacyo kikiri amatongo, kizaruhuka kuruhuka kitajyaga kuruhuka mukikibamo. Yeremiya 34:8 haranditse hati: ijambo ryaje kuri Yeremiya riva ku Uwiteka ubwo umwami Sedekiya yari amaze gusezerana n'abantu bose bari Yerusalemu no kubamenyesha ko bavanywe ku buretwa, ngo umuntu wese areke umuretwa w'umugabo, areke n'umuja we, ari umuheburayo cyangwa umuheburayokazi, yigendere, he kugira umuyuda mwene wabo bagira umuretwa. Ibikomangoma byose na rubanda rwose baramwumvira. Umuntu wese yumvira iryo sezerano ryo kureka umuretwa, ari umugabo ari n'umuja we, ngo be kubagira abaretwa, ahubwo babareke. Nuko bemera kubareka. Ariko hanyuma bisubiraho bagarura abaretwa n'abaja bari bararetse, bongera kubagira abaretwa n'abaja. Nuko ijambo ry'Uwiteka rivuye kuri Yeremiya riti: uku niko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga iti: nasezeranye isezerano na ba sogokuruza igihe nabakuraga mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa, ngo uko imyaka 7 ishize muzajye mureka umuntu wese w'umuheburayo mwene wanyu wari waraguze ari umugurano kandi yagukoreye imyaka 6, uzamureke aruhuke. Nyamara basogokuruza ntibanyumviye, habe no gutega amatwi. Mwari muhindukiye mukora ibitunganye, umuntu wese akamenyesha mugenzi we ko akuwe mu buretwa, kandi mwari mwasezeraniye imbere yanjye mu nzu yitiriwe izina ryanjye. Ariko mwisubiyeho musuzugura izina ryanjye, umuntu wese agarura umuretwa we, n'umuntu wese umuja we, abo mwari mwaretse ngo baruhuke, mwabasubije ku buretwa kugira ngo bababere abaretwa n'abaja. Nicyo gituma Uwiteka avuga ngo: ntimwanyumviye ngo mwamamaze
bamaze gukuraho uburetwa umuntu wese ngo areke mwene wabo cyangwa mugenzi we. Dore ndabamenyesha ko ngiye kureka inkota n'icyorezo n'inzara bibatere, nzatuma muteraganwa hirya no hino mu bihugu byose by'abami bo mu isi, niko Uwiteka avuga, isohozwa ry'igihano. Urwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 36 umurongo wa 17 hati, nicyo cyatumye abateza umwami w'Abakarudaya akicishiriza abasore babo inkota mu nzu y'ubuturo bwabo bwera, ntababarira umuhungu cyangwa umukobwa, umusaza cyangwa umusaza rukukuri, abo bose arabamugabiza. Kandi ibintu byo mu nzu y'Imana byose, ibinini n'ibito, n'iby'ubutunzi byo mu nzu y'Uwiteka, n'iby'ubutunzi by'umwami, n'iby'abatware be, ibyo byose abijyana i Babuloni. Maze batwika inzu y'Imana, basenya inkike z'i Yerusalemu, batwika inyumba zaho, barimbura ibintu byaho byiza byose. Abacitse ku icumu Nebukadinezari abajyana i Babuloni, bahinduka imbata ze n'iz'abahungu be kugeza ku ngoma z'abami b'Abaperisi. Bisobanurwa ngo kugeza ubwo igihugu kizaba cyishimira amasabato yacyo, ngo ijambo Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Yeremiya ribe risohoye, kuko iminsi yose cyabereye umusaka cyajiririje isabato kimara imyaka 70. Ibyo byemezwa na Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 ndetse n'uwa 11 kugeza ku wa 12 hati, mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo mwene Ahasuwerusi wo mu rubyaro rw'Abamedi, wimitswe ngo abe umwami w'igihugu cy'Abakarudaya, muri uwo mwaka wa mbere wo ku ngoma ye, njyewe Daniyeli nasomye ibitabo binsobanurira umubare w'imyaka Yerusalemu hazamara hashenywe ko ari imyaka 70, byavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. Ni koko Abayisiraheli bose baciye ku mategeko yawe, bariyobagiza kugira ngo batumvira, nicyo cyatumye dusandazwamo umuvumo n'indahiro byari byaranditswe mu mateka ya Mose umugaragu w'Imana, kuko twagucumuyeho. Maze ikomeza amagambo yayo yatuvuzeho no ku bacamanza bacu baduciraga imanza, ubwo yatuzaniraga ibyago bikomeye, kuko nta handi munsi y'ijuru higeze hagenzwe nk'uko Yerusalemu yagenjejwe. Mu gusoza iki gice cya kabiri tubonye ibintu bikomeye cyane mu mateka y'Abisirayeli, si uko batari bazi amategeko, ahubwo ni uko bayanze ku bushake. Umubare w'Imana rero atanze amategeko asobanutse neza y'isabato ya Yubile, amategeko yagombaga kurinda ubutaka, kugarura uburinganire mu bantu no kubibutsa ko Imana ariyo nyiri ibintu byose. Ariko uko imyaka yagiye ihita, ayo mategeko yarirengagijwe ahinduka nk'aho atigeze abaho. Yeremiya arabyerekana neza, abantu bemeye kurekura imbata ariko nyuma bazisubiza mu bucakara. Ibi byari ikimenyetso cy'uko imitima yabo yari kure y'ukuri kw'Imana, nubwo amagambo yabo yavugaga ibindi. Nuko rero iby'Imana yari yarababuriye mbere mu Balewi no mu gutegeka kwa kabiri birasohora. Igihugu gihinduka umusaka, abantu bajyanwa mu bunyage kandi ubutaka buraruhuka, ariko si ku bushake bwabo, ahubwo ni kubw'igihano. Imyaka 70 bamaze i Babuloni ntiyari impanuka, yari igisubizo cy'imyaka 490 yo kutumvira. Igihe kirekire bagiye bica amategeko y'Imana buhoro buhoro kugeza ubwo igihano cyabaye ngombwa. Ariko kandi nubwo igihano cyari gikomeye, nticyari iherezo, ahubwo cyari intangiriro y'ikindi gice cy'ubuhanuzi, aho Imana yateguraga uburyo bwo kugarura abantu bayo no kubaha Yubile nyayo, itari iyo mu mategeko gusa, ahubwo Yubile yo gucungurwa nyako, tukavanwa mu bubata bw'icyaha tugashyirwa mu bubata bwa Kristo. Ibyo nibyo tuzinjiramo mu gice cya 3. Mwakoze kubana natwe, naho ubutaha.